Amahoro nshuti bavandimwe aho muherere hose mu mpande enye z'isi, njye ubasuhuza nkanakomeza kubagezaho ibiganiro by'iteka ndetse byiza cyane. Ni Lion DAMOUR TV SHOW kuri mikoro. Reka nkubwire ngo kora subscribe ujye ubana natwe buri munsi ko dukomeza kugenda dushyiraho video nshyashya, ujye uba uwa mbere ndetse ukomeze nawe utanga umusanzu wawe mu kubaka uru rukuta rw'ingirakamaro. Iyi ni cano yanyu nk'abanyarwanda izagira umumaro ku buzukuru ndetse n'abuzukuruza bibiha igihumbi. Muyoboke yagaragaje ko ikinyabupfura, gukunda gusenga, gukomeza kugendana n'ibigezweho nk'urubyiruko no kudatakaza indangagaciro z'umunyarwanda ari byo biri gufasha Israel Mbonyi gukomeza kugenda yitwara neza ku ruhando mpuzamahanga. Ubu ngubu bidasubirwaho Israel Mbonyi icyambu akaba ari nawo rwose ucigatiye ibendera ry'umuziki nyarwanda haba mu isi ndetse no muri Afurika nzima. Israel Mbonyi ni umwe mu bahanzi batangiye umuziki bigoranye cyane kuko indirimbo ze zanatakaye ku maradiyo ndetse no ku mbuga nkoranyambaga ubwo atabarizwaga mu gihugu cy'u Rwanda, yigaga mu Buhinde. Ubwo video ze cyangwa se indirimbo ze mu buryo bw'amashusho ndetse n'amajwi byageraga ku binyamakuru bigiye bitandukanye hano mu Rwanda. We mu by'ukuri anemeza yuko atari cyo yari agamije, ariko abumvise izo ndirimbo bose batangiye bibaza bati ese Israel Mbonyi cyambu ninde? Uyu munsi rero niyo mpamvu kuri DAMOUR TV Show twagerageje kubavira imuzini muzingo Israel Mbonyi ubundi ni muntu ki, ukomeje kuri koroza hangaha muri East Africa ndetse no muri Afurika nzima, ukomeje gukora indirimbo abantu benshi batanumva ururimi rw'ikinyarwanda bakagerageza kuzisubiramo ko byamera kose kukabi nakeza. Wowe icyo nkusaba kandi nanagushimira wowe wakoze subscribe, unashishikariza n'abandi gukomeza gukora subscribe kugira ngo twubake urukuta rugari n'umuryango mugari uzaba ingirakamaro ku buzukuru bacu bibiha igihumbi. Umwe mu bantu bakurikiranira bya hafi umuziki nyarwanda ndetse n'iterambere ry'ubusizi ndetse n'ubuhanzi, Muyoboke Alex yakomoje kwibanga rifasha Israel Mbonyi icyambu kwitwara neza mu muziki nyarwanda. Wowe kora subscribe ibindi ubindekere. Muyoboke Alex yahamije ko Israel Mbonyi icyambu ari gufasha ibendera ry'umuziki w'u Rwanda, anaboneraho gukomeza ku ngingo enye abona zifasha uyu muhanzi gukora indirimbo zo kuramya no guhimbaza, ariko kandi agakomeza kugendana n'ibihe no kudatakaza indangagaciro z'umunyarwanda uboneye kandi ukunzwe ku rwego rw'isi. Israel Mbonyi ari muri bamwe mu basore bakunzwe cyane kuri uyu mugabane wa Afurika, ndetse nk'uko byagaragaye mu bitaramo bye bigiye bitandukanye hirya no hino ku isi, nko muri za Amerika, muri Canada, mu Busuwisi ndetse no muri Amerika y'Amajyepfo, muri Afurika cyane cyane muri Afurika yo hagati, muri Afurika y'Uburasirazuba ndetse noneho by'umwihariko mu Rwagasabo mu rw'imisozi igihumbi avukamo. Israel Mbonyi icyambu ni umwe mu basore rwose bahembwa amafaranga atubutse yaba ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'ayakura mu bitaramo. Ni umwe mu basore bakize cyane ariko batabyirata, kandi uwavuga yuko rwose ari umuherwe muri kino gihe ntabwo yabaciye nk'amabere. Ibi uyu mugabo Alex yabikomojeho mu kiganiro cyihariye yagiranye n'igihe.com nyuma y'igitaramo Israel yakoreye mu mujyi wa Kampala mu Bugande ku itariki ya 23 Kanama 2024, ndetse ubu ngubu tubabwiriye inkuru akaba ari mu mujyi umwe ukomeye cyane muri kino gihugu cy'u Bugande, aho igitaramo cye cyaje kwitabirwa n'abantu barenga 2 miliyoni. Nyuma y'igitaramo Muyoboke yashimiye Israel Mbonyi uburyo yitwaye mu gitaramo cy'i Kampala, ati navukiye muri iki gihugu ngikuriramo, akazi kenshi k'umuziki niho nagakoreye, ariko naraye mbonye umuntu ufite ibendera ry'umuziki w'u Rwanda kuva natangira aka kazi k'umuziki cyangwa se ko gukurikirana abahanzi ndetse n'ubwamamare bwabo. Uyu Muyoboke yabaye umwe mu bamanageri cyangwa se mu bamanager bamwe mu mazu yagiye amenyekana cyane akomeye cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda, mu Burundi, muri Kenya, muri Tanzania ndetse no mu Bugande.
akaba yaje kwemeza yuko Israel Mbonyi cyambu acigatiye ibendera ry'umuziki wa East Africa mu by'ukuri kubera ibikorwa yarayakoreye i Kampala ndetse n'ibyo akomeje kuhakorera, kuko uyu munsi ari gukorera igitaramo cy'imbatura mugabo kirimo amafaranga n'agafaranga mu mujyi wa Mbarara. Ati abandi bazaho bajya bakorera hatajya abafana benshi, kandi mu by'ukuri Israel Mbonyi yakoreye mu kibuga cya Rugongo Cricket Overa, kandi ari igitaramo cye ku giti cye, nta bandi bantu bagiteye inkunga cyangwa se baje kugikoreramo, yariwe ku giti cye. Ni ibintu bikomeye abantu barebye amashusho cyangwa se bakomeje kugenda bumva ibiri kubera mu Bugande aho ngaho i Kampala, n'abari gukomeza kugenda babona ibyapa hirya no hino ku mihanda ya Zambarara na Mirembe na Kivubu ndetse no ku yindi mihanda ikomeye cyane mpuzamahanga yo mu gihugu cy'Ubugande. Byagiye bikomeza kuba akasamutwe ubwo abantu benshi bakomezaga kugenda bibaza bati Israel Mbonyi cyambu ninde, ni muntu ki, ni umuhanzi cyangwa ni umunyapolitike? Ariko abenshi bagakomeza kugenda babyemeza ko ari umuhanzi ndetse utaririmba amajipo cyangwa se utaririmba abakobwa, ahubwo aririmba ijambo ribatura abantu, ijambo ry'agakiza. Aririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, yabigize umwuga. Ariko numwe mu basore bakunzwe n'igitsina gore ndetse n'igitsina gabo icyarimwe. Uyu mugabo cyangwa se uyu musore w'imyaka mike cyane akaba yabigezeho mu gihe gito cyane, kuko nta n'imyaka myinshi rwose amaze mu muziki. Uyu mugabo rero Alex Muyoboke abajijwe icyo abona gikomeje gufasha Israel Mbonyi mu muziki we, yavuze ko asanga hari ibintu bine byonyine biri kumufasha ku ruhembe rw'imbere kugira ngo akomeze kwamamara ndetse no gucigatira ibendera ry'umuziki nyarwanda ndetse n'umuziki wo guhimbaza Imana wa Afrika muri rusange. Muyoboke Alex yavuze ko ibanga rya mbere ari kubona uyu muhanzi ari gukoresha, hari uko uyu muhanzi Israel Mbonyi cyambu agira ikinyabupfura kandi atajya agitakaza mu myaka amaze mu muziki. Icya kabiri nuko ari umuhanzi ukunda gusenga. Abenshi bagendera hafi Israel nuko bakomeza kugenda bavuga yuko mbere yo kujya mu bitaramo akomeza kugenda afata ibihe byinshi byo gusenga, asengera urugendo rwe rwa muzika, asengera timu ye, asengera kandi ubwamamare bwe kugira ngo butazamushuka. Numwe mu bahanzi batakomeje rwose kugenda bijandika haba mu biyobyabwenge ndetse n'abagore. Numwe mu bahanzi bahagaze neza muri runo ruhando rwa muzika nyafurika, cyane cyane muri bambere bacigatiye ibendera ry'umuziki nyarwanda. Ati icya kabiri Mbonyi arakikijwe, ntabwo nari naramenyereye kuba ndi hamwe nawe, ariko ubwo twajyanaga mu Bubiligi natunguwe nuko ari umusore ubyuka saa 9 agasenga akageza saa 10. Ni bamwe mu bahanzi bakeya rwose biyambaza Imana bashobora gufata ibihe bya mu gitondo, aho twe abenshi bafata ayo masaha ya saa 9 za mu gicuku nk'amasaha ijuru cyangwa se ikirere cyangwa se isi ya mwuka ibiri gukora kurenza andi masaha yose. Ikindi Muyoboke abona gifasha Israel Mbonyi cyambu nuko agendana n'ibigezweho bigatuma akomeza kugaragara mu isura y'urubyiruko cyane. Icyanyuma kiba mu by'ukuri gifasha uyu muhanzi kutajya atandukira ku ndangagaciro z'umunyarwanda uboneye, ushikamye, ukunda igihugu ndetse n'abanyarwanda. Numwe mu bahanzi batajya bivanga muri politike, numwe mu bahanzi kandi bagaragara mu bikorwa bya politike. Abanshi bakomeza kwibaza bati ese ubundi Israel bino bintu abikora ate? Ko ari umuhanzi ukunda Imana, akaba ari umuhanzi ukunda gusenga, kubera icyo akomeje kuzamuka mu bwamamare ndetse n'amafaranga. Numwe mu bahanzi bagenda mu modokari ihenze cyane, ndetse abenshi bavuga yuko iyi modokari agendamo ikabakaba muri za miliyoni 300 z'amanyarwanda. Ibaze nawe umuhanzi uririmba indirimbo zo guhimbaza Imana, akaba aba mu nzu ye bwite yiyubakiye ubwe, avuga yuko iyo nzu idahenze cyane itanashamaje, ariko abahesha agaciro ibikorwa remezo bavuga yuko iyo nzu iri muri miliyari 2 z'amanyarwanda.
petite imagine mon chers amis. Ibi bintu bikaba bikomeje kugenda bigaragara mu by'ukuri yuko uyu muhanzi akomeje kugenda atumbagira ku ruhando mpuzamahanga, ndetse bisibiye rimwe cyangwa kabiri akazaba umwe mu bahanzi bazaba bahagarariye abandi muri aka karere k'ibiyaga binini. Muyoboke Alex, umwe mu bantu bakomeye cyane mu muziki nyafurika cyangwa se muri aka karere k'ibiyaga binini, yakomeje avuga ko mu by'ukuri asanga mu muziki nyarwanda hakwiye kubaho ubumwe n'ubufatanye, bityo ukarushaho gutera imbere. Ba Isirayeli Mbonyi bakiyongera ku bwinshi, cyangwa se nyine ba Isirayeli Mbonyi bagakomeza kuvuka ku bwinshi muri uyu muziki nyarwanda. Isirayeli Mbonyi cyambu ni umwe mu bahanzi bakomeye mu muziki w'u Rwanda. Icyakora by'umwihariko akomeje kwandika andi mateka mu bitaramo bizenguruka akarere ka Afurika y'Iburasirazuba, aho byitabirwa n'abatari bakeya, aho uyu munsi tubabwira yuko ahitwa Mbarara yakomatanyije imitwe y'abantu bose. Ubu ngubu nka Eddy Kenzo wagizwe ndetse umwe mu bantu bakomeye cyane muri mu gihugu cya Uganda bahagarariye umuziki, ndetse akaba ari no muri politike, akaba yaje kureba igitaramo cya Isirayeli Mbonyi. Uwo bita Bobi Wine cyangwa se His Excellent Bobi Wine Cyaguranyi, nawe akaba yicaye muri tribune y'icyubahiro yihera amaso umuziki nyarwanda aho ugeze. Abandi bantu baturutse imihanda yose y'isi, baba baraturutse muri Europe, baraturutse muri Aziya, baba baraturutse muri Amerika, bakaba bahuriye mu Bugande bavuga bati dushyigikire uyu musore uturuka mu Rwanda. Muyoboke Alex yavugaga ibi mu gihe kuri uyu wa 25 nk'uko nabibabwiraga haruguru, Isirayeli Mbonyi cyambu yarategerejwe mu gitaramo kigomba kubera Mbarara mu gace rwose kamenyerewe cyane ko kabamo abanyarwanda. Ariko kandi igitangaje nuko muri aya masaha tubakusanyiriza iki cyegeranyo, Isirayeli Mbonyi yaramaze gukoranya abantu bagera kuri miliyoni zisaga 2, ibintu byatangaje abantu benshi. Ubwo n'umuhungu wa perezida Yoweri Kaguta Museveni Tibohaburwa yaje kubasesekara muri iki gitaramo. Ibintu byatangaje abantu benshi, ndetse abantu benshi bakomeza kwibaza amwe mu mabanga uyu musore akoresha kugira ngo yigarurire imitima y'abakunzi ku rwego ruhambaye. Iki gitaramo rero ari gukorera Imbarara kikaba mu by'ukuri cyabaye kimwe mu bintu byakomeje kugenda biba inkuru nyamukuru ku bijyanye n'imyidagaduro muri aka karere k'ibiyaga binini. Muyoboke ahamya ko abahanzi babahamya ndetse banaramya Imana muri runo Rwanda bakomeje kugenda bagaragaza yuko bashobora gufatanya bakageza ibintu byinshi. Nk'uko mubireba ku mafoto, abitabiriye ibitaramo bya Isirayeli Mbonyi haba i Kampala ndetse na Mbarara ni benshi cyane, kandi mu by'ukuri birakomeza kugenda bitanga icyizere cy'uko umuziki nyarwanda uri kugenda ufata ikindi cyerekezo. Mu by'ukuri rero ntabwo twasoza iki cyegeranyo tutababwiye ubundi Isirayeli mu by'ukuri yatangiye umuziki agamije iki. Wavuga yuko yatangiye umuziki agira ngo atange ubutumwa kuri bene babo banyamamurenge, ariko biza kurangira none habaye icyamamare. Reka mbabwire nti rero mukomeze gusenga kandi mukomeze kubaha Imana, kuko niyigena ibizaba ku muntu kandi kamenyera iherezo mu itangiriro. Turabakunda cyane, wowe komeza ukore subscribe, ushishikarize n'abandi gukurikira ibiganiro byacu, ntabwo uzigera wicuza kugeza isi irangiye. Reka mbabwire ko njyewe wabaye umugaragu wanyu, kandi ndi umugaragu wanyu byiteka, ndi n'umukunzi wanyu kuko namwe murabakunzi banjye bakadasohoka. Ni DAMOUR 777 kuri mikoro. Ndabakunda cyane, komeza ukurikire ibimwe mu byegeranyo by'ubwenge utasanga ahandi kuri DAMOUR TV Show. We love you so much.